Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Relax TV, nizere ko aho muri hose mumeze neza, waba uri muri Aziya, waba uri aho waba uri hose mu nguni z'isi, nizere ko umeze neza ukurikiye Relax TV. Iwacu nakagaruka nanone nongeye kwigaragura, nanone nongeye kwijandika, ukaba uri kumwe nanjye Relax TV. Kuri kamera tukaba turi kumwe n'umuhungu wacu ngibisanzwe bamwita Seira. Nanone hari ubwo nitambukiraga ku mbuga muri twa tuntu twacu, muri twa twiryo twacu, muri twa twineneko twacu. Nanone ndongera mbona undi muhungu kabisa umeze neza bita Tonarte muzunga Tonarte. Umujene naje kubona Abi Godwin amubaza ikibazo, aramubaza ati ese Tonarte, umukobwa uko abakobwa b'iyi minsi basigaye bikundira ko mukundana umuhereza ikintu, uwo mukobwa wowe bimeze bite? Yamusubije ati uwo mukobwa ugusaba ikintu ni indaya. Uwo mukobwa ugusaba ikintu wifuza, niba abo bakobwa bameze gutyo bimw'iyi minsi ari gutyo bameze, ni indaya. Iryo jambo yamusubije, ariko nayo naje gushungura nzanga nibyo, kuko umubebe mukundanye ntabwo yagusaba ikintu na kimwe, yagira ikintu na kimwe agusaba ngo wakikwinditse. Nanone no ngomeza kubwira ati ubaye utarakora subscription, kora subscribe kugira ngo dukomeze tujyana, dukomeze twigaragura, dukomeze twimanukira, dukomeze twinaganura, dukomeze twisimbukira muri wa muryo wacu utandukanye n'uw'abandi. Ku cyangwa kimeze neza kabisa, barambitswe n'umuhungu wanje bita Ave, barambitswe n'umuhungu wanje witwa Ave kabisa. Ubaye ushaka akakwambika nawe wamunyuraho akaba kwambika neza. Nanone ngarutse muri entertainment, umuhungu wacu Rumaga akaba yakoze igisigo cyiza kimeze neza, kandi tukaba dufite n'indirimbo nyinshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tukaba dufite nanone Kitoko, akaba yongeye kuba agaruka mu bintu bijyanye n'imiziki. Ngaba nari nitambukira, ngaba nabonye yongera gusohora indirimbo kabisa imeze neza, ifite ishusho ryiza, igaragaye neza. Ubundi abanyamakuru twese nuko twakagombye kujya tuzamuka tubanza tureba ese mu gihugu ni ibiki biri kuberamo, ni gute bimeze. Nanone tukaba dufite abahanzi bamaze iminsi bakoze indirimbo. Tukaba dufite indirimbo Deja Vu, tukaba ya Kensol, tukaba dufite indirimbo ya Afrique bita Sana, tukaba dufite indirimbo ya Rimedi Kongwe nayo yitwa Maji. Tukaba dufite nanone umwana bita Lilodi, nawe ufite indirimbo nziza bita Ubusinzi niba nibuka neza. Nanone mu ndirimbo nshyashya zihari sinabura kukubwira ko Davis D nawe agiye gusohora nako afite indirimbo nshyashya. Nanone sinabura kukubwira ko umuhungu wacu twari dutegereje, umuhungu twari twarabuze wadukoreye imiziki myiza, tukaba twari twaramubuze twibaza Ngaliwa, ubu yaje kuba yineneka we na Element bahagaze bakora challenge k'indirimbo ye nshyashya agiye gusohora, bamwita Kevin Mbanda kabisa. Twari tumutegereje, akaba yaje kuba agiye kongera kuba yijandika muri iki kibuga, yongera batamo imiziki myiza, yongera bateguza ati bafana bacu ibintu bimeze neza. Nanone nongera kukwibutsa kiwacu na muzika festival igiye kuba itangira, mugomba kwitegura mu mpande n'impande. Iwacu na muzika mukongera mukajya mushyuha, mukongera mugashyuha. Ngomeza kukwibutsa ati jyubana neza n'abantu, kuko nawe uzi neza uko bucya bucyana yandi. Nanone ngomeza kukubwira nti isi ni gusekera, ntuzibwire ko ari wowe uzi guseka neza, kuko hari abasetse kukurusha ntibyakunda. Niba bigukundiye bana neza n'abandi mu gihe bigikunze, kuko ijuru si isoko, ntabwo rizajyayo uwo ari we wese. Kora neza bandebereho, niyo gahunda. Umuzingo ni Relax TV, tugikorera subscription, ubundi tukajya dukomeza twigaragura, twiryamira, twineneka muri wa mujyo wacu, muri ka kineneko kacu no muri ka kipango kacu. Ngomeza gushimira abantu twabanye kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Tukaba twabanye neza kabisa, kandi ngaba ndi kubona ibintu
bikomeza bigenda neza kuri Relax TV. Nyagasana agenda tublessinga, ngomeza kumushimira ati nahabwa icyubahiro nguko yanagihoranye. Nanone sinagenda nanone ndashimye abantu duhorana kuri kamera, aho sinabura kukubwira umuhungu bita Seila, nanone ngongera kukubwira umuntu bita Ave Maria aka Mushedede. Sinabura kugenda ndabateye shout, ngomeza kubashimira byahatari, ngomeza no kubwira umujene wanje bita Emizo abisa, ukomeze ugire imyiteguro myiza y'ubukwe. Nanone sinabura kugenda nakubwiye ko ubaye ushaka kwamamaza ndahandi byakorerwa ku giciro gikeya udahenzwe, tuguhenduriye ni kuri Relax TV n'ahandi kabisa. Ntabwo bisaba amafaranga menshi, ni make kuko hano ni mu rugo ni wanyu, ntimukaze mwihisha mutinya mwikinga, no, aha ni iwacu, iwabo w'ibyishimo, iwabo w'ibirori, iwabo w'umunezaneza, iwabo wa Munange, iwabo w'abana na ba se na ba nyina. Pulo ngomeza kubabwira ati mwakoze shout everybody.